Zaburi 119:9 haravuga ngo umusore azeza inzira ye agize gute ati. Ubundi iki kibazo ni ikibazo umwana uvuka mu gipasitoro yakagombye kwibaza, umwana uvuka mu bapagani yakagombye kwibaza, n'uwavutse agasanga nta se na nyina agira yakagombye kukibaza. Inzira y'umusore ni inzira imusaba kwirukanka nk'uko amaraso ye nayo agize gute yiruka. Ni inzira imusaba kwigwizaho ibintu atitaye mu nzira yari yose byavamo. Ni inzira imusaba kumenyekana atitaye ku mitego uko kumenyekana kwaguyemo. Ariko hirya y'ibyo byose hagomba kuba ikibazo cyiza kibaza ngo umusore azeza inzira ye ate. Kuko inzira umusore arimo gucamo ari umusore niyo nzira izakomeza abaye umugabo cyangwa cyangwa umugore. Iyo yahisemo inzira mbi rero ntabwo iyo nzira yahindurwa n'umunsi w'ubukwe. Ku munsi w'ubukwe umukobwa aba yambaye ikanzu yera yerekana ko ari umuziranenge, ariko abenshi baba barakuyemo amada abandi bayambariyeho ikanzu y'ubukwe. Abasore baba bari aho yegamye mu ntebe bagize ndende berekana ko yabaye umutware, ariko hari abantu bari inyuma mu gikari barimo guteranya fanta bavuga bati ni umuntu w'imbwa ni ukumubona mu ikote, ariko barimo gupepera abantu. Mwabibonye ko nabaye iki? Nabaye umugabo. Umunsi w'ubukwe nta kintu uhindura ku nzira mbi umuntu yaciyemo. Ariko reka ndeba abantu turi kumwe, ndimo ndavuga ibintu byumvikana ra. Ikinyarwanda ndimo kuvuga inaha muracyumva, ariko nta kuntu mutacyumva abanyenyanza. Buriya nubwo mubona abasore bagendana ariko ntago bangirika kimwe, ntabwo ibibakurura ari bimwe, n'uburyo bugaragara uko bangirika mu buryo bugaragara nabyo si bimwe. Niyo mpamvu mu buzima hari igihe uzabona umusore umukomera amashyi uvuga uti iyaba n'abandi basore bose dufite bameraga nkande nk'uyu. Ubwo ni umukuru w'itorero, abona umukobwa azinduka cyane ku rusengero cyangwa umusore agahita avuga ati Imana izamumugisha abasore bose bamere nk'uyu nguyu. Ugasanga ahubwo nyuma y'amezi 2 bakaguhamagara bakubwira ko amaze gukuramo inda zingahe 3. Ugahita uvuga uti Imana cyagiye narivugiraga. Mujye mwirinda gushaka yuko abantu basa nk'uko mwashimye. Mujye mushaka uburyo abasore basa nk'uko Kristo agize gute asa. Urukundo Satani azarugira ikintu cy'iturufu kugira ngo aduhuze n'abantu bazaturimbuza. Uhure n'umuntu muri tagisi, mama wambaye neza murakoze cyane, ariko wampa nimero yawe. Oya nimero yanjye ntago njya nyitanga, ndi umugore ndubatse mfite abana 3. Oya nta kibazo yimperega, abantu ntibabura uko bahura. Umunyagwa w'umugabo wazaba uryamye n'umugabo wawe saa 8 za nijoro muraye mwashwanye, ujye kubona ubone yohereje message, nizere ko wagize ijoro ryiza ndagukunda. Nibwo uzajya kumva umudamu abwiye umugabo ati ntukansuzugure, ntago nabura honjya, ntago nabura honjya, nari mfite abandambagiza benshi n'ubu ndabafite banshaka. Imboga zibona abana nyica nabo uko ushatse, abafite utumesaje. Cyo najya mbabwire ngiki, uwo mugore n'uwo mugabo baba barahujwe nande ni Satani. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14. Reka basabe buri muntu wese kwifuriza igitondo cyiza n'uwicaranye. Imana ibahe. Reka ndebe abubatse turi kumwe nabo muri iki gitondo. Bubatse ntabwo mvuga kubaka inzu, ndavuga kubaka urugo. Yego Imana ibahe. Reka ndebe abasore turi kumwe nabo. Abasore nabo barahari. Imana ibahe. Nshimire ubuyobozi bw'itorero bwifuje ko mu gitondo nk'iki dusangira icyigisho cy'abakristo. Muri iki gitondo mfite iminota mike ariko ndagira ngo ninyaruke tujye kwiga icyigisho gifite insanganyamatsiko ivuga ngo gukuraho umugayo wo mu busore. Icya mbere, umugambi nyamukuru dufite ni gute umuntu yakuraho umugayo wo mu busore. Ese mu busore umuntu yakuye umugayo iyo abaye umugabo n'umugore, uwo mugayo uva? Reka data, umugayo wo mu busore umuntu iyo wambukanye ari umugabo akomeza kuwugendana, ahubwo urakura. Umugayo wo mu bukumi iyo umuntu awambukanye mu rushako ntabwo ugabanyuka, ahubwo ugira gute uriyongera.
turaza kuza kwifashisha igitabo ibihamya by'itorero umuzingo wa kabiri. Abasore rero n'abafite abana bamaze kugimbuka mumbe hafi kugira ngo dusangirire ijambo ry'Imana. Muri Bibiliya muri Yeremiya igice cya 31 umurongo wa 19. Yeremiya 31 umurongo wa 19, Bibiliya iravuga ngo nukuri namaze guhindurwa ndihana kandi namaze no kwigishwa nikubita ku matako, naramwaye ndetse nkorwa n'isoni kuko nari mfite umugayo w'ubusore bwande bwanjye. Tujyane ni Bibiliya ndimo gusoma kandi murayifite, kugira ngo Yeremiya amenye umugayo wo mu busore bwe. Ni ibiki bintu yabanje gukorerwa? Icya mbere yarabanje arahindurwa, amaze guhindurwa arihana, amaze kwihana arigishwa. Ibyo bintu bitatu birangiye nibwo Yeremiya yamenye ko agendana umugayo wo muki wo mu busore. Iyi ni Bibiliya turimo. Umugayo wo mu busore uturuka he? Ese umugayo wo mu busore ni gute umuntu atawambukana mu rushako? Ese ubundi ni ibihe bihombo bizanwa n'umugayo wo mu busore? Niyo mpamvu nagira ngo mbabwire muri iki gitondo, mu busore niho hantu heza ho gutegurira icyo uzaba cyo kugeza upfuye. Iyo mu busore uharangaranye, iyo itorero rirangaranye abasore, iyo igihugu kirangaranye abasore, iyo famiye irangaranye abasore, ntizakenere ahazaza heza, biba birangiye. Kubw'ibyo rero icya mbere abasore bakeneye guhindurwa n'Imana. Icya kabiri abasore bakeneye kwihana, kandi abasore bamaze kwihana ntago bagomba kujya gusa mu makorari kuririmba, kujya muri za jiya na za mifemu, kujya muri za pikiniki n'iki. Bakeneye kwicara bakigishwa, kuko ubuzima ni iki? Ni ishuri. Ibyo iyo birangiye nibwo umuntu atangira kwikubita ku matako akavuga ati, mu myaka 17 yanjye iyo mbigenza gutya mba ntameze gutya. Mfite imyaka 20 nararangayeho gato, iyo ntarangara ntago biba bimeze gutya na gutya. Umugayo wo mu busore. Muri Bibiliya nakomeje kureba mu gitabo cy'umubwiriza, nibutse yuko hakunze kubaho ikibazo iyo umuntu atishimiye ubusore ari mutoya, akazashaka kwishimira ubusore nanone agize gute? Ashaje. Ngiyi ingaruka zikomeye zirimo kugaragara mu maso yacu. Imva n'imvano yazo nuko hari abantu batabonye umwanya wo kwishimira ubusore bwabo, kubera yuko bari bakennye, bavukaga mu mafamiye y'amanyabibazo, kubera yuko bari batarajijuka, batarahumuka. None aho bamaze kubonera amafaranga, bamaze kubyara 4 cyangwa 5, arashaka kwitwara nk'abasore, kandi igihe cy'ubusore yaragize gute? Yarakivuyemo. Kuzajya kubona umumama yiyambitse nk'abana bato, afite inda nziza rwose y'icyubahiro, inda ye yabyaye abana, abana baraho n'abana bakuru, ukabona umukecuru yanda yayanitse ngo arashaka ngo kumera nk'inkumi. Muntu w'umusaza umaze kuzana imvi wubashywe muri karitsiye, wajya kubona ukabona arimo arahunahuna mu bwana bw'ubukobwa bungana n'umwana we wa bucura. Kubera iki? Ntiyigeze abona umwanya wo kwishimira iki? Ubusore. Kubw'ibyo rero dukwiye gutoza abasore bacu kwishimira ubusore bwabo bakiburimo, aho kugira ngo ubusore bwabo bazashake kubwishimira baramaze kuba abagabo. Bibiliya mu mubwiriza igice cya 11 umurongo wa 9, Bibiliya iravuga ngo wa musore we, ishimire ubusore bwawe n'umutima wawe ukunezeze mu minsi y'ubuto bwawe, kandi ujye ugendera mu nzira umutima wawe ushaka no mu mucyo wo mu maso yawe. Ibintu ubona mu maso yawe ukabona ni byiza, ujye ubigenderamo. Bibiliya ihita ishyiramo akantu k'akabago, Bibiliya yandikamo irindi jambo rivuga ngo ariko.
iryo jambo rivuga ngo ariko niryo nshaka ko abasore bari aha musurinya muri Bibiliya zanyu. Ako kajambo gakurikira ibyo bintu byo hejuru, kuko ibyo bintu byo hejuru byo uzabikora. Kwishimira ubusore utabyigishijwe n'Imana na Satani ubwe yagira gute? Yabikwigisha. Hari uburyo bubiri bwo kwishimira ubusore. Hari uburyo bwagenwe n'Imana, uburyo umusore yishimira ubusore bwe kandi akaba mu nzira y'Imana akazasaza neza. Hari n'uburyo Satani yagize gute? Yateganyije. Abasore bagomba guserebura ubuzima bwabo, bagaserebura umubiri wabo, ariko bikazarangira ari iki? Ari amarira. Bibiliya yongeye akajambo kavuga ngo ariko menya yuko ibyo byose bizatuma Imana igushyira mu ki? Mu rubanza. Kubw'ibyo rero ugomba kugira umwanya wo gukora siporo, ugomba kugira umwanya wo kugendana n'abasore bagenzi bawe, ugomba kugira umwanya wo gukundana n'abantu mukaganira, ugomba kugira umwanya wo gukaraba ugacya, ariko menya yuko buri ngingo muri izi eshatu tuvuze zifitanye isano n'iki? N'urubanza. Kubw'ibyo rero uko umuntu yitwara mu rubanza bimusaba amakenga menshi. N'ijambo wari ugiye kuvugishwa n'uburakari, iyo uri mu rukiko wanga kugira gute? Wanga kurivuga. Ni nako abasore bagomba kubeshwaho n'amakenga, kuko bariho mu gihe cy'iki? Cy'urubanza. Nshuti zanjye, nakomeje kureba muri Bibiliya muri Zaburi y'119 umurongo wa 9, mpabona ikintu gikomeye. Mu kanya nigeze kuba ndimo gusoma iki gitabo cyitwa Ibihamya by'itorero, barimo gusobanura iri somo ryo muri Zaburi 119 umurongo wa 9. Zaburi 119 umurongo wa 9 haravuga ngo umusore azeza inzira ye agize gute? Ati. Ubundi iki kibazo ni ikibazo umwana uvuka mu gipasitoro yakagombye kwibaza, umwana uvuka mu bapagani yakagombye kwibaza, n'uwavutse agasanga nta se na nyina agira yakagombye kukibaza. Inzira y'umusore ni inzira imusaba kwirukanka nk'uko amaraso ye nayo agize gute? Yiruka. Ni inzira imusaba kwigwizaho ibintu atitaye mu nzira yari yose byavamo. Ni inzira imusaba kumenyekana atitaye ku mitego uko kumenyekana kwaguyemo. Ariko hirya y'ibyo byose hagomba kuba ikibazo cyiza kibaza ngo umusore azeza inzira ye ate? Kuko inzira umusore arimo gucamo ari umusore, niyo nzira izakomeza abaye umugabo cyangwa umuki cyangwa umugore. Iyo yahisemo inzira mbi rero, ntabwo iyo nzira yahindurwa n'umunsi w'ubukwe. Ku munsi w'ubukwe umukobwa aba yambaye ikanzu yera yerekana ko ari umuziranenge, ariko abenshi baba barakuyemo amada, abandi bayambariyeho ikanzu y'ubukwe. Abasore baba bari aho yegamye mu ntebe bagize ndende berekana ko yabaye umutware, ariko hari abantu bari inyuma mu gikari barimo guteranya fanta bavuga bati ni umuntu w'imbwa, ni ukumubona mu ikote, ariko barimo gupepera abantu. Mwabibonye ko nabaye iki? Nabaye umugabo. Umunsi w'ubukwe nta kintu uhindura ku nzira mbi umuntu yaciyemo. Ariko reka ndeba abantu turi kumwe, ndimo ndavuga ibintu byumvikana. Ikinyarwanda ndimo kuvuga inaha muracyumva, ariko nta kuntu mutacyumva abanyenyanza. Icyo nashakaga kubabwira ni kimwe: ni gute umusore yakweza inzira ye, kuko ku munsi w'ubukwe ntushobora guhindura. Reka njye ikintu mbabwira, kuba waraciye ibumoso ugashaka guhindura icyerekezo ku munsi w'ubukwe ngo uce iburyo kuko wamenye ko waciye sansenike, ntabwo biba biri bukunde. Ni abapasitoro bake bashobora kumenya ko umuntu aje gushyingirwa uwo munsi ari wo munsi wa nyuma ashyinguwe. Ni bakeya bashobora kubimenya, ariko inyandiko irabitubwira ko hari abantu benshi baza ku munsi w'ubukwe bakaba baje gusezeraho Imana tugira ngo nibwo Imana ibabonye. Ibi bintu bintera ubwoba. Umusore azeza inzira yate? Bibiliya irakomeza ngo azayejesha kuyitondera nk'uko ijambo ryawe rigira gute? Ritegeka. Kugira ngo umuntu azabeho neza nuko yitondera inzira ibirenge bye byose bigiye kugira gute? Kwerekezamo. Bivuze ngo iki? Nubwo waba udafite ubwenge bw'amashuri, ukaba udafite ababyeyi bakugira inama, uramutse uri umusore ukabwira Imana uti Imana,
mu buzima bwanjye uzandinde guhubuka, kandi ninshamadukira ibintu byankoraho ujye ubyica. Iryo sezerano, iryo sengesho umuntu wese warisenze, nanjye nararisenze, iryo sengesho rirakora. Iryo ni isengesho rikora. Kubwira Imana ngo nubona nanashyushye nashyushye nk'ipasi, ibintu nabishyushyemo, ariko ukabona uzambura, ujye ugira gute? Ujye ubyica. Ngiyi impamvu ituma mwa bagore mwe abenshi muri aha mubana n'abagabo mutakundanye bwa mbere. Hari isengesho wasenze rigira gute? Rirakora. Ushobora no kuvuga ngo umugabo ngo tubane uyu munsi, ngo iyo muhamagaye kuri telefone ngo atinda kunyitaba, naba nawe warayifata. Nshuti zanjye, muri iki gitabo baranditse paje 310, ibihamya volume ya 2, muri iyi minsi irimo akaga gakomoka ku kibi, igihe ubushukanyi bujyana abantu mu ngeso mbi no kononekara buboneka ahantu hose, nimureke gutabaza k'umusore kuri mu mwete. Gutabaza k'umusore kuri miki? Kuri mu mwete. Umuntu ushaka kwambuka ubuzima bwa gisore ngo ajye mu rushako, akwiye kuba ari umuntu usengana iki? Umwete. Hano batubwiye umuntu ujya gusengesha, simwe mbaza, batubwiye umuntu uhamagara mu itsinda ry'amasengesho ngo bamushyire imbere y'Imana. Batubwiye umuntu wisengera agasengana umwete, kandi uko gusenga kuvuye ku mutima kuzamukire mu ijuru. Agira ati, mutega amatwi uko umusore agomba gusenga n'umwete avuga. Umusore agomba gusengana umwete, ayo magambo akazamuka ajya mu ijuru. Amagambo avuga ngo umusore azeza inzira yate. Ndasaba ngo amatwi ye afungukire kumva, kandi ngo umutima we worohere kumvira iyi nyigisho ije ari igisubizo, ngo azayejesha kuyitondera nk'uko ijambo ryawe rigira gute? Ritegeka. Ni ibintu bibiri. Iri somo ririmo imigabane ibiri. Umugabane wa mbere ni uw'umusore udashaka kuzaseba abaye umugabo cyangwa umugore, urimo gutabaza Imana ngo imuhindurire ubuzima. Igisubizo, umurongo wa 2, igice cya 2 cy'iri somo, ni igisubizo kiva ku Mana gihise kigaruka kije mu matwi ya wa muki? Ya wa musore. Umusore rero iyo afite ikibazo kibaza ngo umusore azeza inzira yate, Imana ihita imusubiza ngo azejesha iyo nzira gukurikiza icyo amategeko y'Imana agira gute? Amusaba. Ibyo bintu ni ibintu bibiri byegeranye nk'uko mubireba. Muri iki gitabo barakomeje barandika ngo ubuhungiro bwonyine urubyiruko rwo muri iki gihe cyangiritse rufite ni ukwiringira Imana. Nibadafashwa n'Imana ntibazashobora gutegeka irari n'ipfa bya kimuntu. Abasore bafite ibintu bibiri bibatwara batabona. Ninde muntu wari winjira mu modoka irimo gushaka abagenzi, iyo modoka yakererewe kandi aho hafi hari umupolisi? Mwigeze mubona bemera yuko wicara? Wowe ugeramo konvayeri agahita akinga, shoferi rero agahita avuga ati wakinze batamfata. Noneho wowe urimo kuvuga uti rero mwaretse gakeya nkabona uko ngira gute nicara, bati uraba wicara tugeze imbere. Ubusore nabwo niko bumeze, butwara umuntu bumwereka ko hari aho bumujyanye byihutirwa, hari n'ibyo agomba kurenga, ariko nanone ntibumuha umwanya wo kugira gute? Wo gutekereza. Rero hano haranditswe ngo nibadafashwa n'Imana ntibazashobora gutegeka irari n'ipfa bya kimuntu. Muri Kristo niho hari ubufasha bwonyine bukenewe. Hasi barakomeje barandika ngo ariko Kristo aracyareba abasore akababwira ngo nyamara mwanze kuza aho ngize gute? Aho ndi. Ngiki kibazo. Abasore bafite ibibazo, aho kugira ngo baze ubukene bwabo babuture Kristo, barimo barajya gusambana no kujya gukura ibyinyo no kujya kwiba no gukeba amasakoshi. Aho kugira ngo bamenye ko ahazaza habo batarimo kuhabona ngo baze Kristo ahategure, barimo barajya mu bapfumu, barimo barajya noneho aho kugira ngo bamenye ko Kristo ari we soko y'umunezero, barajya mu tubyiniro, barajya kwihisha, bakajya ahantu mu bintu bidafite 12. Yesu ni umushomeri ku basore, afite akazi kenshi yashakaga gukorera abajene, ariko yabuze abasore bagira gute?
bamusanga, kugeza ubwo Yesu atanga itangazo akavuga ngo nyamara mwanze kuza aho ngira gute aho ndi ngo mbafashe. Inshuti zanjye, mu gitabo Ibihamya by'Itorero volume ya 2 ikindimo gusoma page 308 kugeza kuri page 309 niki igihamya cya 18, umuhanuzi w'Imana yandikiye umuryango witwa, ni umuntu banze kuvuga izina rye, bamwita mwene data Ga cyangwa G na mushiki wacu G. Ni umugabo n'umugore bari barashakanye, bashakana mu buzima bwo guhuzagurika, badafite intego zo kubaho. Muri bwa buzima bw'urushako batangira kubyara abana, ariko abo bana badatekereza ahazaza habo. Noneho abana babo bagenda bakura, bakazavuga bati no, abana nibakura ingeso mbi bazagira gute bazazireka, nk'uko ubu natwe twakuze ababyeyi bavuga bati naba umugabo bizagira gute. Ubu hari abantu bari aha ngaha batangiye kugaragaza ububwa bakiri batoya, akimbiri mu myaka 19 abyuka saa yine akayura iwabo, bakavuga bati mureke nashaka umugore azamukangura. Ariko n'uyu munsi wa none ugasanga umugore arimo aravuga ati naba namwe mufite abagabo, njye mfite murumuna wanjye. Umugabo akamwita murumuna we kubera iki? None se niba umugabo abaza umugore ngo bararya iki abana uyu munsi, urumva utarabaye murumuna w'umugore wawe? Icyo nagira ngo mbabwire rero ngiki, uyu muryango waje gushiduka bashaje, bashiduka abana babo babaye abagabo. Mwuka w'Imana agenderera umuhanuzi w'Imana. Umuhanuzi w'Imana yandikira urwo rugo, arubwira ibibazo urwo rugo rufite. Ari ababyeyi bari bafite ikibazo, ariko n'abana bari bafite ikibazo, ariko uburangare bw'ababyeyi bwagaragaraga ku basore b'abana babo. Icyo rero nashaka kubabwira ngiki, ubu uyu munsi wa none nubona umuntu afite ikinyabupfura gike ku rusengero, ukabona umuntu arahuzagurika, uzamenye ko ari ingaruka z'ibintu bibiri: ni uburangare bw'uwo muntu ku giti cye, cyangwa ni uburangare bw'ababyeyi. Ubundi buriya kuri no tugenda, ingaruka zacu, amafuti yacu biba bifitanye isano n'uburangare twagize cyangwa uburangare ababyeyi batugizeho. None nagira ngo nkwibarize wa mujenewe, ubona uburangare bwawe cyangwa uburangare bw'ababyeyi bitagufiteho ingaruka? Muri iki gitabo banditse amagambo akomeye. Umuhanuzi w'Imana yandikiye urwo rugo, ararwandikira ngo abana banyu b'abanyabyago bahindutse imbohe za Satani. Abana banyu ni abanyabyago kandi bahindutse imbohe zande za Satani. Kubw'uburangare bw'ababyeyi, abana bakura ari imbohe za Satani, ku buryo kwigobotora idefo wafatiwe n'iwanyu biba bigoye cyane. Icya kabiri yaranditse ngo kandi Satani atera abana banyu gukora ibintu byo ku rwego rwo hasi biciriritse. Satani, hari igihe umwana wawe Satani atamwica ngo ajye akora ibintu by'amafuti, ariko ukazaza ubona umwana nta kintu kizima agira gute akora. Ibintu byose akora ni ibintu biciriritse. Ndahamya nashidikanya ko hano twicaranye n'abasore badafite amadefo muri karitsiye, badafite ibintu by'amahano bakora, ariko nanone wabana nawe ukamushakamo intego nzima ukayibura, ukabona ibintu byose ahora taha umwanya, ni ibintu bigize gute biciriritse. Icya gatatu yarabandikiye ati ibyiyumviro by'abana banyu mu mico mbonera byaguye ikinya. Imico mbonera Satani aragenda akayigusha ikinya, umuntu akabura ijambo rizima, umuntu akabura ikinyabupfura cyo gusuhuza abantu, umuntu akabura guhagurukira abakuze, umuntu akagenda mu mico mbonera agwa ikinya, ku buryo ureba uwo muntu ukabona yapfuye ahagaze. Ariko amashuri arimo arayiga, arimo ariga za kaminuza, arimo arambara ikoti rikamukwira, ndetse abenshi abafite agatuza yambaye isengero ukabona aruzuye, ubwanwa bwaraje barimo kubwogosha amoko atandukanye. Mama wawe yakwegera akavuga ati mfite umusore hano, uyu ni umugabo kabisa wahe. Satani yaramugushije ikinya. Ikindi, abo basore banyu bageze ku rwego rwo guhumanya sosiyete ibazengurutse. Umusore iyo yangirikiye iwabo Satani akamwangiza, Satani atangira kumupangira abandi basore bazaza bahura ngo nabo bangize. Ndetse
umuhanuzi w'Imana yaranditse ngo ingeso mbi zagiye zishyira ibimenyetso ku bana banyu bakuru. Umuntu aba mu muco mubi, aba mu ngeso mbi, kugeza igihe ya ngeso izageraho ikamushyiraho ikimenyetso. Ariko ibintu mo murabyumva, umuntu aragenda akaba indaya, ariko uburaya bukazamushyiraho ikimenyetso. Aha burekeye wazajya kubona ukabona arashatse, yamara gushaka imyaka 10, 15, wazajya gusanga ugasanga mu nda kubera guhora akuramo inda nta hantu inda yafata haranyereye. Icyo kiba ari ikimenyetso umuntu yakuyemo. Umuntu akagenda akazazanywa ibiyoga yihishe kandi ari umukirisitu, akabinywa, igihe kikazagera kwa muganga bakamubwira bati impyiko zawe n'umwijima byagize iki? Byagize ikibazo, bigaragara ko wanyweye ibiyoga bikarishye byo mu rwego rwo hejuru. Abantu barangiza bati se ko ari umurokore arwaye ati. Naho wabaye mu ngeso iguteraho ikimenyetso. Umuntu aba umutubuzi, igihe kikazagera nawe akabyara baki? Abatubuzi. Yakobo byagenze gute? Yarabeshye ngo abone umugisha. Harya abana be bamukoreye iki? Bafashe murumuna wabo baramugurisha, bafata ikanzu barayicagagura bayikoza mu maraso y'intama, baza barira baramubwira bati dore uko yabaye icyo turokoye ni ikanzu. Nawe ararira aravuga ati abana banjye ntago bagira gute? Ntago bambeshya. Ageze mu Egiputa akubitana na Yosefu barahoberana, ahita avuga ati naribyaye. Hari ibimenyetso uzamenya yuko wibyaye. Kwinangira kw'abasore, akajagari k'abakobwa b'inkumi bari mu miryango yacu bifitanye isano n'uko twakuze. Nshuti zanjye, nawe yaranditse ngo iruba rya kinyamaswa ryariganje mu basore banyu, bigabanya imbaraga z'imico n'iz'ubwenge. Kurarikira ibidafite akamaro muri bo byarakuze kubera ibyo bimenyereje. Bafite akamenyero kabi, kandi ako kamenyero kabi ikintu abasore bashatse kugeraho giciye mu kamenyero kabi ntago wamubuza kukigeraho. Umusore ushaka kujya aho abandi bari, umukobwa ushaka kujya mu birori bya ninjoro by'abakobwa b'indaya b'ibirara, uramubwira uti mukobwa wanjye wabiretse ukazajya ejo ko nejo ari umunsi. Oya mama ni mama rwose nawe mbabarira umuruhushya rw'uyu munsi wenda ubutaha uzagira gute? Satani aba yamushyuhije. Nihuta, umuhanuzi w'Imana yandikiye abasore bo muri urwo rugo, ariko yandika ku basore batatu. Umusore umwe bamwishe Jean, undi bamwita La, undi bamwita Ka. Aba basore bari bafite ubwandu butandukanye. Buriya nubwo mubona abasore bagendana, ariko ntago bangirika kimwe, ntabwo ibibakurura ari bimwe, n'uburyo bugaragara uko bangirika mu buryo bugaragara nabyo si bimwe. Niyo mpamvu mu buzima hari igihe uzabona umusore umukomera amashyi uvuga uti iyaba n'abandi basore bose dufite bameraga nkande nk'uyu. Ubwo ni umukuru w'itorero, abona umukobwa azinduka cyane ku rusengero cyangwa umusore, agahita avuga ati Imana izamumugisha abasore bose bamere nk'uyu nguyu. Ugasanga ahubwo nyuma y'amezi 2 bakaguhamagara bakubwira ko amaze gukuramo inda zingahe? 3. Ugahita uvuga uti Imana cyagiye narivugiraga. Mujye mwirinda gushaka yuko abantu basa nk'uko mwashimye. Mujye mushaka uburyo abasore basa nk'uko Kristo agize gute? Asa. Yaratangiye avuga ku musore witwa Je. Uyu musore kugendana nawe ni akaga gakomeye. Yari umusore mubi ufite ubupagani bwinshi muri we, ariko yagenda ukabona ni umuntu w'inyangamugayo. Umuhanuzi w'Imana ababazwa n'abasore bazagendana n'uyu musore. Kubera iki? Kuko kugendana nawe ni akaga kagize gute? Gakomeye. Muri Bibiliya hari igitekerezo cy'umuntu waje kureba Yesu ngo akizwe ahetswe n'abantu bangahe? N'abantu 4. Bibiliya iravuga ngo Yesu abonye kwizera kwabo ahera ko agira gute? Aramukiza. Abantu mugendana bafitanye isano no gukira kwawe, bafitanye isano no kuzatera imbere kwawe wa mujenewe, bafitanye isano no kuzaba imbwa kwawe. Jya witondera umuntu mugendana. Ubundi umuntu atakuzi yakubwira ngo mbwira uwo mugendana nkubwire ugize gute? Uri we. Umugabo wananiranye n'umugore wananiranye,
iyo bakubajije ngo uyu mugore ku cyananiranye, uhita utangira ngo kuva yatangira kugendana na mama kanaka na mama kanaka ibintu byatangiye guhinduka. Ubwo ubuvuze ngo iki? Ubuvuze ko yangijwe nabo bagira gute? Bagendana. Niyo mpamvu mu minsi y'imperuka abantu twagiye dukundana batazatugeza ku musaraba ngo dukizwe, Imana izagenda ibatugabanyaho. Ariko nanone kugira ngo Satani ashake uko arimbura ubugingo bwawe, urukundo Satani azarugira ikintu cy'iturufu kugira ngo aduhuze n'abantu bazaturimbuza. Uhure n'umuntu muri tagisi, mama wambaye neza, murakoze cyane, ariko wampa nimero yawe? Oya, nimero yanjye ntabwo njya nyitanga, ndi umugore ndubatse mfite abana 3. Oya, nta kibazo, yimperega abantu ntibabura uko bahura. Umunyagwa w'umugabo wazaba uryamye n'umugabo wawe saa 8 za nijoro muraye mwashwanye, ujye kubona ubone yohereje message, nizere ko wagize ijoro ryiza, ndagukunda. Nibwo uzajya kumva umudamu abwiye umugabo ati ntukansuzugure, ntabwo nabura honjya, ntabwo nabura honjya, nari mfite abandambagiza benshi, n'ubu ndabafite banshaka. Imboga zibona abana nyica nabo uko ushatse, abafite utumesaje. Cyo najya mbabwire ngiki, uwo mugore n'uwo mugabo baba barahujwe nande? Ni Satani. Ubu Satani agiye kudusiga inshuti zizatuma iby'Imana bidukamukamo. Kugendana n'uyu musore byari akaga. Uyu musore yigaruriwe n'akamenyero kabi, afite imbaraga mbi muri we, ahindura abandi akabakurura mu kigare cye. Hari umusore ubona ukabona ni mubi, ariko waba umwegereye nawe muri kumwe ukumva kumuva iruhande waba uhombye. Hari abantu Satani yagize babi, arangize abasiga n'ikintu cy'igikundiro mu bibi, ku buryo kumureka uwo muntu wumva afazari wareka abandi, kandi ubizi ko kugendana nawe kurimo kukwangiza. Uyu musore yari afite ikibazo. Ubuntu bw'Imana ntago bwahinduye umutima we. Uyu musore afite ubuhanga busanzwe, arabufite, kandi ise yamugiriye icyizere amwigereranyaho, ariko ntawitse. Hari ukuntu ureba umwana ukagenda kura, ukumva mu ishuri yabaye uwa mbere, bakabwira bati yarangije segonderi atangiye kaminuza, ukavuga uti kabisa. Umubyeyi agatangira akavuga ati ubundi mu bana nabyaye nkishima, uyu naramubyaye ndishima. Mama we nawe wajya kumva ukumva aravuze, ni impamvu pe, iyi nda y'uyu mwana nkiyisama numvisha ari umwana w'umugisha. Mujye mwirinda kuvuga ayo magambo muyavugishijwe n'utuntu mwabonye ku bana, kuko hari igihe n'uwo nguwo uvuga gutyo ntacyo akumarira, wa undi wavumyiye ku gahera wajya kubona ukabona ushaje, iwe ari huba kandi akagusazisha neza. Inzira ntigira iki? Ntibwira umugenzi. Kandi amasaka yose yeze hafi y'inzira ntabwo ari ko inyoni zigira gute? Yego. Uwo mugani hari uwumvise? Hari uwumvise? Yego. Ntukajye mu bana bawe ngo utoranye bazakugirira akamaro n'abatazagira gute? Uyu mwana rero ngo yari umuhanga, kugeza ubwo se yamwegera aramubwira ati uyu ni uwanjye kabisa. Ngo ariko ngo ijuru ryaramurebaga rikabona atagize gute? Adahwitse. Ntabwo kugira ubwenge bwo mu ishuri bivuze ko umuntu ahwitse, ntabwo kuba ufite imigambi nk'iyo so afite bivuga ko uhwitse. Ushobora kugira amafaranga ukagira amashuka. Ariko reka njye ikintu mbabaza, muri iki gitondo murimo murumva abasore badafite ibibazo bikomeye. Ubuhungiro bwonyine ni Kristo, kandi Kristo areba abasore bagundagurana n'ibintu bibarusha imbaraga. Kristo akabwira abasore ati mwaje n'ubu ngubu ntimuraza hondi. Ariko Satani abwira abasore ngo nimwirwaneho aho gusanga Kristo. Uyu musore yari afite ikibazo, ntabwo yayoborwaga n'amahame y'idini. Kutayoborwa n'amahame y'idini byatumye ahinduka umuntu wononekaye mu mutima, kandi ahinduka indyarya. Abasore abakobwa baraha, hari igihe umuhungu akakubwira ati njyewe nta dini ngira, sindi na mwene wanyu, ntabwo ndi umudive wanyu, ariko pe ubyumve ko ndagukunda ku mutima. Wenda ntabwo wahareba, ariko ndagukunda ku mutima pe. Umukobwa nawe aba araho amureba mu maso ameze nk'inkoko ireba mu maso y'ipusi. Mwari mwabona umushwi w'inkoko urimo kureba mu maso y'ipusi, ipusi irimo kuvuga iti rwose izindi nkoko ndazanga, ariko wowe urasa neza, nta kintu nakugirira kibi.
uyu musore kubera kutagira idini muri we, n'udukorwa twiza twose akoze buba ari uburyarya burimo kudusunika. Ariko reka mbaze abakobwa bari aha, ni gute naba ntaragurira mama wanjye ifi yokeje nkajya kuyiguha umunsi umwe nkayiguha iminsi ibiri, ubupfana iki na mama? Simwe mbaza, ubupfana iki na mama? Mama yarantwise, arambyara, arantwara, niyo nababaye ababarana nanjye. Ukarya ifi ukayimara, umuntu akakubwira ati n'ubutaha uzarya indi. Reka mbabwire, uzayivovora ikuvovore. Ibikorwa byiza bikomotse ku muntu utagira idini, cyane cyane w'umusore uri mu myaka ya gisore, akenshi biba bisunikwa n'uburyarya. Hano barakomeje barandika, iyo uwo musore ari mu itsinda ry'abasore bagenzi be agaya iby'Imana kandi akanegura ibya Bibiliya. Kubw'ibyo rero abasore bagenzi be kumva ukuri guteye iki ipfunwe, bageraho bakumva bafite iki ipfunwe. Simbizi, hari igihe ukundana n'umuntu wamenya itorero asengeramo ukumva ufite iki ipfunwe. Nshuti zanjye, si ibyo gusa, Ena White mu bintu byamubabaje bikomeye, yababajwe no kubona yababajwe no kubona uwo musore wangiritse gutyo n'abo basore bagenzi be bavukana bamaze kwangirika. Yababajwe no kubona abakobwa b'inkumi bakunda kugendana n'abo basore. Yaravuze ati, aba bakobwa niba abasore barangiritse kuriya, aba bakobwa bagendana na bariya basore bazasaruramo iki? Ena White yahise yandika ko umusore witwa La yari arimo kwangirika kubwo kugendana n'abo bakobwa, ariko ngo ikintu gikomeye, kubera ko uyu musore yatinyaga kurambagiza no gutereta, yahisemo kuzaza yikinisha. Aravuka mu rugo rw'abakirisitu, urugo n'urw'abakirisitu, aririrwa agendana n'abakobwa b'ibirara, bamuhobera bamukozaho amabere, ariko yarangiza akavuga ati hoya, gusambana nanone nabyo ni bibi. Ahitamo kuzaza agira gute? Yikinisha. Reka ngire ikintu mbabwira, birababaje yuko ibintu byabaga mu kinyejana cya 19 ari byo bintu Satani yagaruye mu kinyejana cya 21, kandi yabigaruye yabisiza amarangi mashyashya. Nta musore w'umukristo ukwiye kwikinisha, ntawe. Umuhanuzi w'Imana yakomeje arandika ngo Satani agerageza imitego ye ku basore badafite amakenga. Iyo Satani yateguye umutego, uwo mutego ukaba uri mushyashya, gutestinga niba umutego we ukora, arabanza akaza mu basore, akareba abasore batagira amakenga, yarangiza akabapimiraho umutego. Iyo umutego uriye, ahita avuga ati, iyi ni iturufu nshyashya ngize gute? Nungutse. Umukobwa utagira amakenga, umusore utagira amakenga, bazisanga ari iturufu ziri mu biganza bya Satani. Nshuti zanjye, mw'abakobwa mwe, mw'abahungu mwe, byaba byiza kwitwa umunyabwoba, byaba byiza kwitwa umuturage, byaba byiza kwitwa umuntu ugira ubwoba, byaba byiza kwitwa umuntu utareba kure, aho kugira ngo ujye uhubuka ibintu usange wabiguyemo. Aya magambo aratangaje cyane. Satani iyo asuye abasore ababwira ibintu bitatu. Ndacyarimo, muze kuza gusoma iki gitabo cy'ibihamya by'itorero abagifite, volume ya 2 icyigisho cya 18. Icya mbere, Satani abwira abasore iyo abasuye, ababwira ko bagifite igihe. Umuntu akaba afite imyaka 35, ari iwabo, nta kazi agira, nta mashuri yize, ariko Satani akamubwira ati, uracyafite iki? Uracyafite igihe. Ukabona arimo araryama, arabyuka saa 3. Mu gitabo cy'Umugenzi nahasomye, igitabo cy'Umugenzi, iminota yanjye yageze. Igitabo cy'Umugenzi nahasomye amagambo antangaza y'ahantu umukristo yagiye ahasanga abantu 3 baziritse ku nzira, ngo baryamye, haza umuntu abazirika amaguru ku nzira. Barangije mukristo ahageze aravuga ati, reka dukangura aba bantu. Ngo bari abantu 3, umwe yitwaga Muswa, undi yitwaga Bute,
uwa gatatu yitwaga Ruhangara. Mukristo aratangira ati rero mureke tubakangure dukomezanye urugendo, biragaragara ko namwe mwari muri mu rugendo. Muswa arangije arakanguka arabitegereza arabwira ati ngewe ndabona nta kaga kariho, mureke nongere ngire gute niryamire. Ubu hari n'abasore batarabona yuko ubuzima bwagize gute bwahindutse. Aracyarya ifiriti iwabo bakagura umupira, bakagura ijipo nziza, bakamugurira ikariso, amavuta, iki byose, inzara zo gucomeka, iwabo bagacomeka, ataramenya ko ubuzima bwagize gute. Uwo ni umuswa. Uwa kabiri ni umunyabute. Bute baramukanguye harabwira ati ariko mwa bagabo mwe bite byanyu, mureke nongere nsinzire. Ahantu nari ngeze igitotsi niho cyari kigize gute cyari kiryoshye. N'ubu hari abasore basinziriye mu bute batagira icyo bakora. Leta zikoreye abantu badafite icyo bamaze, bafite amaboko batayakoresha. Amatorero abitsa abantu nk'abo, n'imiryango yacu irababitsa. Umuntu wa gatatu ni umuntu witwa Ruhangara. Ruhangara baramwegere baramubwira bati kusinziriye uziritse amaguru, ahangaha uhahuriye n'ibyago. Arangije arababwira ati mwe mucungane n'ibyanyu, ikibindi cyose kigira indiba yacyo kigira gute giterekwa, ucungana n'ibyawe, ibyanjye ntibigize gute. Umusore uzabona nizo ngeso eshatu uzamumenye yuko aziritse atazagera iyo ashaka kugera. Umusore ufite ubute akaba afite ikintu cyitwa ubunebwe, yarangiza akaba atagira ikinyabupfura mu buzima bwe, yarangiza akaba ari umuntu wibereye aho ngaho utabona ibibazo n'uko isi yahindutse. Araziritse ntazagera iyo ajya. Ndasoza mbabwira ikintu cya kabiri. Satani yasuye abasore ababwira ko bafite amahirwe yo kwishimira ubuzima bw'icyaha, ariko akababwira ngo bishimire icyaha inshuro imwe yonyine. Satani araza akakubwira ati nibyo koko ntusanze unywa inzoga, ariko urabona wicaranye na meya, kandi dore uri umwana w'umukobwa wari ugize amahirwe yo kuzamuka. Ubu ngubu byagutwara iki ko no kwihana uzihana? Ubu wemeye ukanywa izi nzoga ukaryamana n'uyu mugabo ariko ugakingura urugi rw'ubuzima bwawe bwiza, byagutwara iki ubundi? Bwira umukiranutsi nibwira acumuye karindwi. Satani ajya ashuka abantu muri ubwo buryo, n'ayo masomo nta n'ahantu aba yanditse. Umukobwa akavuga ati inzoga ndayinyweye, agasambana n'icyo kigabo, yarangiza akavuga ati nzaba nihana igihe kigize gute kirahari. Ngo Satani yagushutse akubwira ko inshuro imwe yonyine ariyo wemererwa kugira ngo ugere ku iterambere, ngo uzamenye ko iyo nshuro imwe ariyo ihagije kugira ngo ikwangize burundu. Icya gatatu Satani abwira abasore, abatinyura kugendera ku rubuga rwabuzanyijwe. Iyo utangiye kugira ubwoba uvuga uti bariya basore ni ibirara, ningendana nabo nzangirika, Satani arakubwira ati hoya, keretse nawe utiyaminiya. Umuntu ashobora kugendana n'indaya kandi atagize gute atarizo. Satani akakubwira ati wowe uri ku rwego wagendana n'abajura kandi ntiwibe. Warangiza ukazaza ujya kubona ukabona umuntu ni umukirisitu yicaye ahantu abantu barimo barakaza kanyanga nawe akaka fanta, ukamaza uti se bariya abantu urimo ntabwo bazakugusha. Oya nzi ubwenge ntabwo nagira gute ntabwo nagwa. Umusore akakubwira ngo aramutse agiye kwirambagiriza umukobwa wo mu rindi dini akamuzana akamubatirisha, uwo mukobwa ntashobora kuba mwiza kuruta abakobwa bavukiye mu itorero. Aba yahuye na Satani akamutinyura ku rubuga rwagize gute rwabuzanyijwe. Ndasoza mbabwira ikintu gikomeye. Musabe Imana iduha imbaraga, musabe Imana iduha ubwenge. Kandi mwa basore mwe muri iki gitondo icyo nashakaga ni kimwe: nudakanguka Satani arakangutse, nudakanura abasore bashaka kukwangiza barakanuye, kandi nudakangukira ubuzima bwawe isi irahari ngo igukangukire ikwangize. Kubw'ibyo rero uko bwije nuko bukeye mwishinganishe mu biganza by'Imana, niho muzakura ihumure, nibwo ibyo mushaka byose bizabagendekera nk'uko mubishaka. Kandi icyifuzo cyanjye ni uko Imana yagira abantu bake isigarana bayikura mu gahinda, kuko abasore benshi bateza Imana agahinda, abasore benshi bateza ijuru agahinda. Ni bake cyane bashobora guhumuriza ijuru, kandi muri abo bake nawe ugomba kubamo. Nicyo nkwifuriza mu izina rya Yesu.
Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14.